Mwaramutse nyakubahwa, nitwa Joriji Jeannette, mfite imyaka 18. Yego, waramutse neza? Nyakubahwa, nzindukiye hano nje gukora interview y'akazi. None se wahamagawe nande? Nari nasomye itangazo ryanyu mwanditse ritanga akazi. None se sha, ubu witeguye gukora interview dutangire? Yego rwose nyakubahwa. Okay, twagiye. None se ubu uramutse ufite indege yikoreyemo amatafari 500, warangiza ugakuramo rimwe ukarijugunya hanze, ubwo waba usigaranye amatafari angahe? Ibyo biroroshye cyane, naba nsigaranye amatafari 499. Okay, ngaho mbwira inzira 3 ushobora gukoresha ushira inzovu muri firigo. Ufungura firigo, ugashyiramo inzovu, warangiza ukahita wongera ugafunga firigo. Okay. Ngaho mbwira izindi nzira 4 ushobora gukoresha ushyira urukwavu muri firigo. Ufungura firigo, ugakuramo ya nzovu washyizemo, ugashyiramo urukwavu, ubundi ukongera ugafunga firigo. Ariko sha uzi kuri umuhanga, niwitwara neza ndaguha akazi. Ariko interview ntabwo irarangira, turacyakomeje. Bose nta kibazo, komeza umbaze. Okay, ngaho mbwira sha, uyu munsi intare yagize umunsi mukuru w'amavuko. Inyamaswa zose zirahari, uretse inyamaswa imwe. Iyo nyamaswa ni iyi itabonetse mu munsi mukuru w'intare. Yewe boss, nyuma yo kubitekerezaho nsanze inyamaswa itagiye mu munsi mukuru w'intare ari urukwavu, kubera ko urukwavu rwari ruri muri firigo. None se ni gute uriya mukecuru twabonye ku kiyaga ari buje gusobora kwambuka kiriya kiyaga kandi tuzi ko twese habamo ingona nyinshi? Yewe boss, wihangayika, kuko uriya mukecuru ntabwo ari buribwe n'ingona, kuko ingona zose zagiye mu munsi mukuru w'intare. Ubwo rero umukecuru ari bwambuke neza nta kibazo. Ariko yewe mwawuze ubwenge pe. Ariko reka nkubaze ikibazo cya nyuma, nugitsinda ndanguha akazi. None se kuri ya mukecuru byaje kurangira apfuye, ni ukubera iki? Yishwe n'iki? Yewe boss, ndakeka yarohamye mu mazi rwose. Oya, yewe uratsinzwe pe. Uriya mukecuru yishwe na rya tafari wajugunye uri mu ndege, niryo ryamwishe. Ngaho igendere, uratsinzwe. Banyeshuri rero nizere ko mwakoze homework naraye mbahaye. Ariko prof, buriya ushobora guhanira umuntu ikintu atakozera? Oya rwose ntibishoboka, ibyo ni ibintu byumvikana. Ewe mani shimwe. Prof, nagize ubwoba kuri bunkubite, homework waraduhaye ntayo nakoze. Ubwo rero byumvikane ko utayibunkubitire ibintu ntakoze. Yewe Jori, nkurikije ukuntu uri umuswa, wowe n'ibyo utakoze nabiguhanira. Niwe muswa muri iyi karasi yose, none urimo urarenga ukavuga amagambo nk'ayo ngayo koko ndabiguhanira pe. Ariko prof, ntabure wifashe ukanyita injiji, biba byumvikana ko wowe uri umuhanga. None se niba uri umuhanga, ngirira ijambo kabaye barivuga gute mu Cyongereza? Mbese nyine urebye barivuga kabaye. Byiza cyane, byumvikane ko nawe uri injiji. Bravo, ni mushiki wa Joriji Jeannette. Nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona comedy ziwe. Murakoze.